bimeze bro, umunsi ko mbona byabaye insazi kabisa. Shabyaremye abasazi pe. Kandi hano hantu hajyaga haduhemba mani. Hano hantu hajyaga haduhemba kabisa. Ibaze ko hari twafatiye umukoboyi hano duhemba neza. Ubuse turamubona cya twitahire. Twitahire se. Ntabwo umuntu ahita ataha none. Reka turebe tureko bimeze.
kuko aracyari kare, bigeze saa saba. Niba bigeze saa saba nyine umuntu aba agomba kugira kuba ari recovery nyine kugira ngo turebe amasaha 3 mani tutarafata n'umuntu. Gusa urabona biragenda gute? umunsi mani ugashobora kuba kuri kaminuza batize, ubundi hano hajya gaca abakobwa benshi kabisa. Reka nkwereka agatekerezo, reka tube twitonze nk'iminota nka 30, uwo tubona wese ntaducike. Uwo tubona wese niyo yaba ari uwa perezida bro. Nubwo itatu mwataka murya kabisa. wowe ibiceri n'insazi. Ndashaka ibiceri bya danje. None cyakubwira ubukene ngiye mfite bro. Nyine ibyo ndamereye nabi. Ubwo rero nyine nta by'imikino mu kazi. Duhita twataka uwo tubona wese utwita uko ameze, uguhita twataka. Ntabwo nura Mukaritasi ko yari kumbwira ngo uriya mukobwa twajyanye ejo bundi, ngo yararwaye impyiko. Reka yacu kuva twayavanyemo ntari birenze. Cyambere se ko ari uguhembwa, ibindi nta kintu biba bitureba. Uzi ukuntu bimeze, tugiye kurya kavu, ujye hepfo nge ruguru, ubwo utambuka nyine nawe urabizi nyine ko akazi gakora. Nabijya fresh, urumva wowe ikintu ugiye gukora n'abari guturuka kuri ari kuza, wowe urasa nkaho umukurikira. Ariko njye niyo najyamo hariya hepfo ku buryo njye naza nkunganira wa mufata. Njye naza ndahita mwataka, nubona nyine yakomeye urahita nawe nyine.